Hey my friends, what's up? The answer is the sky. This is Wagakuzuba Diana from the Kuzuba Miro. So nkuko twabembereye rero abamwe mu bafana bacu batubaza ngo kuki tutari gushyira sex mu rukundo. Reka none turebere hamwe ngo sex mu rukundo imaze iki. Ikintu cya mbere turaza kureberaho nyine cy'ingenzi abantu benshi bashingiraho bitwaza sex cyangwa se bayishyiramo cyangwa se bitwazamo imibonano mpuzabitsina mu rukundo ni ugushimangira ubusabane. Iyo abantu babanye mu rukundo rw'ukuri kandi bakaba bari ku rwego rwo kwemera kubana, imibonano mpuzabitsina cyangwa se sex iba uburyo bwo kugaragaza urukundo rwimbitse, bituma abantu bumva bafite ubusabane budasanzwe burenze amagambo. Icya kabiri ni ukwerekana urukundo mu buryo bw'umubiri. Urukundo rugaragarira mu bikorwa, kwita kuri mugenzi wawe, kumutega amatwi, kumuba hafi. So imibonano mpuzabitsina rero nayo ishobora kuba kimwe mu buryo bwo kugaragaza ko umukunzi wawe agufitiye agaciro kandi ari special. Icya gatatu ni ugukomeza icyizere no kumva ko mufitanye isezerano. Turimo tureba ubundi imibonano mpuzabitsina imaze iki mu rukundo. Abashakanye cyangwa se abakundana bemeranyijwe, iyo babanye neza mu mibonano mpuzabitsina bibafasha gukomeza kumva ko ari abizerana kandi bihamye nyine cyangwa se bishikanye cyangwa se bikomeye nyine bizerana biri ku rwego rwo hejuru. Ariko attention hanga ndajya nkubwire ngo ibi bintu abantu benshi babyitwaza kugira ngo nyine kuko we ashaka kuba azi ko umukunda utaraza kubyanga akabyitwaza. So jya ubanza making ashaka kuba umuntu kubikorera ahubwo wagukunda mbere yuko uwo mukunda. Yes, ndimo ndabwira umukobwa cyangwa nkabwira umuhungu. Icya kane ni ugushimisha no gususurutsa umubano wanyu. Ni kimwe mu bintu urukundo rutagwingira cyangwa se bikongera ibyishimo cyangwa se bikongera ubuzima bw'abakundana. Ahangaha nyine sex cyangwa se imibonano mpuzabitsina numva iyo muyikoze umuntu agukunda then nawe umukunda nyine birashimangira pe, bituma umubano wanyu ariko bibaye byiza mwakizwa mukabireka, kuko I think ndaje mbakorera ikindi cya biki iki ngiki cyerekana ko nyine nta muri Bibiliya bitemewe, nta hantu nyine umuntu wese wamenye Imana, umuntu wese wamenye Kristo aba atemewe ko ibintu gusa nyine bakora ibyo mushaka nyine twabarebeye impamvu cyangwa se ibintu by'ingenzi abantu bagarukaho nyine bashaka gushimangira sex mu rukundo. Icya gatanu noneho ni ingaruka mbi iyo bitateguwe neza. Ibi bikorwa iyo nta rukundo cyangwa nta kumvikana bishobora gutera agahinda, kubura icyizere, kwicuza, ukazahora wicuza uti kuki ndabimukorera. Abantu benshi cyane usanga bicuza, cyane cyane abakobwa, abamama, igitsina gore usanga bicuza cyane kuba barakoze ibi bintu, baremeye kubikora. Abahungu ugasanga bavuga ati yewe wanashaka nyine twarishimishije bihagije none dore icyo birangiriyeho. Ariko kugira ngo utazicuza nuko ugomba kubikora wabanje kumenya ngo uyu muntu uramukunda, kuko iyo wamukundaga ntabwo wicuza. Ariko mbere na mbere uzakunda umuntu buri ugukunda. Kuko ushobora kuba umukunda yikundira abandi, manzi making ashobora neza akagukunda. Kuko umuntu yarabajije ngo aho kugira ngo ubane n'umuntu ugukunda wowe udakunda, no kugira ngo ubane n'umuntu ukunda ariko atagukunda wabana nande. Uwo muntu undi we arasubiza ngo nge nabana n'umuntu nkunda nkazaba mukunda nyuma. Niyo mpamvu ugomba kubanza ukamenya ngo ibi ndi kubikora umuntu ndi kubikorera arankunda, mbone kumukunda. Umuntu ngiye gukunda arankunda, nibwo utazicuza. Ntukajya ukunda rero uhubutse, ntukajya upfa gukunda byoroheje. Betse ndaje nzababwiye n'ibintu ushingiraho ujya gukunda umuntu. Plan B y'iki ngiki nirangira ejo bundi nzababwira ibintu ushingiraho ujya gukunda umuntu. Harimo n'ibibazo by'ubuzima, indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, gutwara inda utabiteguye cyangwa ihungabana ryo mu mutima. Mwumva ko ingaruka nyinshi ziba ziri ku bakobwa mwegere hino twige dufate imyanzuro imwe n'imwe. Mbese muri make sex mu rukundo siyo shingiro yarwo, ariko ishobora kuba igice cyarwo gishingira ku busabane n'urukundo igihe gikozwe mu buryo bwubaka, mu gihe gikwiye no ku bantu babyumvikanyeho by'ukuri. Nibyo neza cyane iyo abantu bakundana by'ukuri, imibonano mpuzabitsina cyangwa se sex ishobora kuba nziza kandi ifite agaciro kurushaho. Ariko se dore impamvu nyamukuru: urukundo rutuma haba icyizere. Iyo abantu bakundana by'ukuri buri wese yumva yizeye mugenzi we, bikaba igikorwa cyo guhuza nyine, bikaba byatuma biba igikorwa cyo guhuzagurika, ahubwo kikaba uburyo bwo kongera kugira ngo nyine nuko guhuzagurika nibwo utekereza kabiri ukibaza ibyo ari byo. None iyo umaze gutekereza kabiri ntabwo uba ukiri guhuzagurika, bikaba noneho byaba igikorwa cyo kongera kugira ngo ubusabane bwanyu bwiyongere. Indi mpamvu ya kabiri ni ukuba mu rukundo bizana ubushake bwo kwitangira mugenzi wawe. Sex nyine
ntago ari ugushaka kwishimisha gusa, ahubwo iba uburyo bwo gushimisha uwo ukunda. Iyo buri wese yita ku wundi bigira uburyohe n'igisobanuro cyihariye. Navuga ngo banza umenye uwo muntu uramukunda kurya ugiye kumushimisha, ese waragukunda kurya akwiriye ibyishimo byawe. Yego. Icya gatatu ni ubusabane bwiyongera. Urukundo rutuma imibonano mpuzabitsina iba igikorwa cyuzuyemo amarangamutima emotion n'ubusabane bitandukanye no kuba igikorwa cy'umubiri gusa. Icya kane ni uko kubaka ubusugire bw'urukundo. Iyo ari abari mu rukundo bemeranijwe bigenda bigaragaza ko bafitanye isezerano rikomeye kandi ridashingiye ku by'inyuma gusa, ahubwo no ku mubiri n'umutima. Ariko kandi icy'ingenzi ni uko bombi baba babyumvikanyeho batabitewe n'igitutu cyangwa agahato, ahubwo bikaba icyemezo cyabo bombi bishingiye ku rukundo n'icyubahiro babifitanyemo. Nibyo cyane iyo abantu bakundana by'ukuri imibonano mpuzabitsina nyine yaba myiza cyangwa se ishobora kuba ari nziza, ariko bikaba bifite agaciro kurushaho. Reka ngo ngiye kumva ni Kuzuba Diana. Kora subscribe kuri channel yacu niba ukunda ibintu dushyiraho, usharinge ku bandi nabo bazabikunda, then ukore na like bijye no ku bandi bose.